nonge kubasuhuza hano kuri Ultimate Stories. Muraho neza, mumeze mute? Ni hano nanone kuri Ultimate Stories ndagarutse, aho ambazanira major stories exclusive non politics, mubigezwaho nanjye njyenyine, icyo kunywa utazahora ku birori. Ndabasuhuza nanone aho muri, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Abantu bose bagize ibyago turabihanganisha, abantu bari mu bitaro barwaye, abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima turakomeza kubihanganisha. Mukomeze mubane n'Imana kandi ntimucike intege, ubuzima buzakomeza. Narindi hano ndavuga ntabwo nahava tutaganiriye ku kiganiro gishyashya nkora, cyangwa gahunda nshyashya naduye cyangwa nazanye nita umurabyo w'ibivugwa hano kuri Ultimate Stories. So ndabasuhuza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Nanjye ndi hano biyereke, ni ukwihangana. Agasaku rwose karahari gakomeye, ariko ndizera ko muri bwihangane kugira ngo nshobore kugira icyo mbagezaho gifatika. Turebe ku makuru y'ibivugwa hano ku murabyo w'ibivugwa. Ibintu tuvugaho hano ni ibintu byagira umuntu akamaro, cyane cyane ibintu gusobanukirwa n'ibigenda ku isi hose. So mwicare mutuze, sit tight, turebe ukuntu tuyacanamo no makuru nta kibazo, ibintu bigende neza. Hano kuri Ultimate Stories ibi byose mubigezwaho nanjye. Amazina ni Modeste, icyo kunywa kitabura ku munsi mikuru cyangwa ku birori, aho uzajya ugasanga hari icyo kunywa uhora ubona, nanjye niko uzajya umbona. Rero uzajya umbona nk'umuntu utabura ku birori, cyangwa icyo kunywa kitabura ku birori. Turebe kuri uyu muhanzi 50 Cent wasohoye documentary yise The Reckoning. The Reckoning, ntabwo ari Reckoning, The Reckoning. Iyi documentary 50 Cent ayivuga asebya cyangwa areba uburyo yakora muri uyu muhanzi witwa P Diddy, mu bifuti bye abikoreremo nawe yunguke, kuko nawe ni umuntu wungukiye mu bandi bahanzi, cyane cyane ko mu gihe 50 Cent yari akizamuka, P Diddy yamusuzuguye, ntiyamwemera nk'umuntu wakora hiti. Ariko uyu 50 Cent yahuye n'abandi bamufashije barimo Eminem, Dr. Dre, aramuzamura aba icyamamare mu myaka y'ibihumbi 2000, atopinga amachat menshi rwose n'indirimbo yashize hanze. Abafana ba hip hop n'abandi abafana izindi njyana usanga baramukurikiye. So iyi documentary 50 Cent yasohoye yitwa The Reckoning, mu cyumweru kimwe yari imaze kurana na miliyoni 21 worldwide. So urumva ko ari ikintu gikomeye yakoze. Hano ku murabyo w'ibivugwa rero turakomeza tukareba ku bindi bivugwa. Kofi ikawa, kofi yo muri Uganda, ruriya rubuto cyangwa coffee bean. President Museveni ntabwo ashaka izongere gusohoka mu gihugu cye ijya i Burayi itabanje guca mu ruganda ngo bakoremo product ya nyuma, yabyanze. Ibiciro rero hano byazamutse ku rwego rwo hejuru. Abanyaburayi bagize ubwoba, basanga kofi yo muri Uganda nayo ari ikintu gifite runini ku binyobwa abanyaburayi bakunda. Bigaragara ko Uganda ubu ngubu igiye kuyobora isi ku kintu cyerekeranye no gucuruza ikawa, kandi yakozwemo
final product. Nuko ibintu bihagaze. Fact checking on Trump's claim that yazanye ibiciro. Trump wari gukuremera ngo yazanye ibiciro by'ibintu hasi. Wowe se niko ubibona? Aho uri, aho uherereye kuri iyi si, ibintu urabona bigenda gute? Kino gihembwe cya kabiri cy'uyu mu perezida wa Amerika Donald J. Trump aravuga ko yamanuye ibiciro byinshi ku bintu. Sinzi ko rero ko ari ukuri. Amaze umwaka muri igihembwe cye cya kabiri kuva yaba perezida mu mwaka wa 2016 aho imanda yarangiye akavaho hakaza undi mu perezida Joe Biden agategeka nayo imyaka ine, akavaho Donald Trump akajya kwiyamamaza agatorwa. Bigaragara ko muri one year review, kenshi na kenshi niko muri Amerika bigenza buri mwaka, cyane cyane umwaka wa mbere banza kureba ko ibintu yijeje gukora hari ikintu yaba yaragerageje gushira mu bushobozi. So turibaza ibyo avuga n'ibyo ibiciro biri kugabanuka se? Ko turabona ko nawe ari umuntu w'umunyakazi cyane, niko twavuga. Pope Leo wa kane yahinduye umukardino Timothy Dolan. Uyu Timothy Dolan yasezeye kuba kardino wa Kiliziya y'Abakatolika muri Roma. So Papa arimo arashaka kumusimbuza. Dukomeze tumanuke turebe hano inkuru yabiciye cyane ku isi iri kuvugwaho ku maradiyo, ku mateleviziyo, ahantu hose, hagati ya Nicolas Maduro ni perezida wa Venezuela na perezida w'igihugu cya Amerika, the United States of America, Donald J. Trump. Ibintu rwose byaciye inkuba, byakomeye cyane hano hagati y'abagabo babiri baharanira kureba ninde uzatwara iyi zahabu y'umukara. Zahabu y'umukara tuvuga ni oil. Niho inoza nyinshi ko akavuyo kenshi kari gukomoka, abantu bapfa, bano ba perezida bapfa, ariko bakakubwira ko uno ku ruhande mwatubwira ko ari gufata amato yikorera ibiyobyabwenge, bino biyobyabwenge hard drugs nyine, methamphetamine, ibintu nk'ibyo, ariko abandi bakavuga hoya aya mato aba yikoreye iyo zahabu y'umukara ariyo oil, harimo n'ibiyobyabwenge. Leta ya Amerika ikabishimuta ikabitwara, kandi bikuvuga ko izabibyaza umusaruro. Niyo oil bafashe bazayitwara bakareba uburyo bayibyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hano ku murabyo w'ibivugwa turareba ibintu byinshi biri kuri iyi si twakenera kumenya. FIFA, ikigo gishinzwe umupira w'amaguru ku isi, kiri guhatana n'abantu bashaka ko cyagabanya ibiciro by'amatike azagurishwa igihe igikombe cy'isi cyaba cyatangiye mu bihugu bitatu, 3 countries, Canada, United States na Mexico, nibo bazakira iki gikombe cy'isi gikinwa nyuma y'imyaka 4, aho ibihugu byahataniye kuva ku migabane itandukanye y'isi. Abatsinze bagenda bagahatanira igikombe cy'isi, ariko ibiciro abantu ntabwo babyishimiye. Bagerageje kugabanya bageza kuri 60, ariko abantu baravuga ngo ntabwo bihagije. Ngo hano iyindi nkuru, ikindi kintu nshaka tureba hano, abakanishi bari gushira kuri iyi si. Bari gushira mu buryo abantu batazi bitewe n'akazi bakora. So bino biri kuva ku mugabo ufite mechanic shop mu gihugu cya Amerika, bitewe n'uburyo abakanishi be bagenda babura. Ni umuntu ubifitemo ubuhanga cyane,
aravuga ngo abakanishi be benshi bagenda babura gahoro kandi akabura abandi bashyashya bitewe na depression iri mu kazi ko gukanika, kubera abakanishi burya amakosa yabo aboneka vuba kurusha ibyiza bakora. Tuvuge arakanika agakora imodoka ije mu igaraje ikagenda, ariko haba akabazo ugasanga amakosa bayamushizeho nk'umuntu utarigeze ukora ibintu byiza, so ugasanga bari kuri depression ikomeye. Ugasanga nta nubwo n'umuntu umusore uvuye mu ishuri ushaka kumenya gusobanukirwa ko ubuzima bw'isi bumeze cyangwa mu kazi, yifuza kumenya akazi yajyamo, bamubwira kora ikindi cyose ariko ubukanishi bugendere kure. So ugasanga abakanishi ni abantu bari kugenda babura muri uru rubuga rwo gukanika imodoka, kandi ari abantu bakenewe cyane. Ugasanga morale yabo ni nkeya cyane. So nuko ibintu bihagaze kuri urwo ruhande, kandi ni ibintu byavuzwe n'umuntu ufite igaraje nyine rikomeye w'umuhanga uherereye mu gihugu cya Amerika. Turebe inkuru ya nyuma ndi bwarangirizeho, inkuru nayo yabiciye cyane mu gihugu cya Amerika, umuntu witwa Jeffrey Epstein. Uyu ninde? Uyu Jeffrey Epstein yaregwaga sexual trafficking, aho yafataga abana b'abakobwa bakiri bato akabajyana muri sexual exploitation, aho yabatwaraga mu bantu b'abakire. So uyu Jeffrey Epstein yararezwe arafungwa mu mwaka wa 2019, yariyahuye aho muri gereza yari afungiwe, ariko kubera politike cyane iri mu gihugu cya Amerika irwanya Trump, yari umuntu uri associated with the powerful men in the United States of America, actually around the world, kuko abantu bose bakomeye ku isi benshi yabagezagaho iyo service yatangaga ya sexual trafficking. So uyu Jeffrey Epstein no wari girlfriend we cyangwa umugore we witwaga Ghislaine Maxwell, bari mu bufatanyacyaha. Uyu mugabo rero nawe yari associated with a lot of powerful men, harimo Bill Clinton. Hari inkuru mperutse gusoma basohoye amafoto agera mu 100, harimo abantu bakomeye ku isi. So uyu nawe rero ni umuntu wabiciye cyane, inkuru yabiciye cyane. Ukeneye kugira ibyo nabimenyeho cyane rwose, wajya kuri internet ukandikamo Jeffrey Epstein, wasobanukirwa ibijya imbere n'ayo mafoto menshi basohoye ya exploiting nyine n'abakobwa b'abatrafficking, ibintu byose ukuntu babikoraga, amatext messages yo kuri WhatsApp, iki bakora amadiro nyine, ibyo byose nyine Department of Justice muri Amerika yabishyize hanze. So wabikurikirana. So ndabashimira cyane abantu bafata umwanya mukaza kuri iyi channel hano kuri YouTube, mukadutega amatwi. Turabashima cyane, kandi twizere ko ibyo tubazanira hano bigira akamaro 100%. Ariko nangera kubasaba mwihangane cyane, ahantu ndi hari agasaku. Nizere ko nagerageje kuvugira hejuru kugira ngo ako gasaku ngace bitewe nuko ndi kuvugira hejuru. So ndabashimira cyane, kandi mbifuriza kurangiza umwaka neza, kandi mbifuriza na Noheli nziza. So nataragenda rero, nyeneye muri description mfitemo TikTok handle, wagera kuri Model Emperor kuri TikTok ukagira ikintu umbwira, ushatse kugira ikintu umbwira cyangwa nsaba, kuko ngewe hano umuntu wese ufite gahunda cyangwa ushaka gutura muri Amerika, umuntu uri kubitegura, waza tugakorana. Hari ushaka kugira ibintu usobanukirwa, nagufasha gusobanukirwa credit system yo muri Amerika, uko wayubaka ugatangira ubuzima bwawe n'ahangaha neza, ugerageje gusobanukirwa n'ikigize ubuzima inahangaha.
ni ikintu cy'ingenzi rero nuko ubyumva mbivuga, ariko ni ikintu gisobanura ubuzima bwawe mu myaka 15 iri imbere muri Amerika. Rero mu myaka 15 ni ibintu byinshi wahomba uramutse utayisobanukiwe. Rero nyaruka ugere muri description ukande kuri iyo link ikugeza kuri TikTok handle yanjye Mode the Emperor, tugira ibintu tuvuganaho mu gihe cyo ngufasha. Ndabifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza, Noheli imbere mwiza mbere, rero nagakurikiraho Happy New Year to everyone following this channel. Kandi mbasaba consideringa mugasharinga mukageza ino video ku bantu banyu aho bari hose, bakagira nabo icyo bunguka ku bintu mbazanira. Mwirirweho, muramuke aho muri hose ku isi. Bye bye.